magic pate jaune abantu benshi batangiye kutwitira kubera bamaze kubona ubuhanga ifu yacu ikoranye. Nimba ugiye kugura ifu ya pate jaune, reba neza ku mufuka wacu kuri envelope yacu kwanditseho magic pate jaune, ndetse ku masupermarché n'amabotike dukorana urebe neza ko ari magic pate jaune. Batangiye kutwitirira bakatanga ibifu utamenya aho babikuye. Gubwa neza, gira vitamine zinje mu mubiri neza cyane ukoresha ifu yacu ya magic pate jaune ifite ubuziranenge mpuzamahanga. Kuri ubu ngubu rero mu ntara zose z'i Burundi United Gin kinywaji safi ushaka kuyihabona. Nimba ushaka kurangura cyangwa se ushaka kuba wagenda uranguza n'abandi ukagera stock yo baranguza, hamagara kuri zo nimero ubona hano hasi. Kechapp mobile que terura mje. Terura. Kechapp. Ura hano kuje muno muri tuje. My bijou, I love you. Zenda ko se bamenyura gusezera. Uba mu nzira umva ntacyo ndube ndabizi ntacyo ndibube kandi man uyu mwana turimo ntakaro kugenda gahoro babarana igendere bro Bijou genda niba arahushira ubwo butumwa ugenda ubushitseyo amahoro sibyo ugende kandi uzakure ube umuntu mukuru mu mutwe habyo ubwo ryo uzaza ngiye kuba ndibugiraho ngiye amahoro ndayahagera kandi no kuva ngo nzabikora ubuzima bwanjye nzabukora neza ko nta kintu mvuze uri kunyumva ahubwo ubu ngo icyo nsigaranye ni icyawe gusa ijambo rimwe nakubwira umuntu wese uri muri iyi nzu umwigeho ujye umuri umutekereze kuko bose ntabwo bameze kimwe. Ikindi kandi cyanyuma Kechapp ntabwo atwite. Alô, docteur. Habari? Sasa twavugana nasi. Sasa ndashaka nyine gera ku kazi ndagushaka kabisa. Birihutirwa. Wagishwe kucyumbeshya. Kucyubigije sukunda kumurwa mu bwongo we n'ukwereke. Uri fata ukambe eri hese utorotoro ndafunguye wowe. Uri tarangaye hari. Uri tarangaye wowe. Hase uyu munsi kubuza umwanga. Ntabwo ukabasubira amafuti yawe nyine n'ubugoryi. Inde? Wowe. Uri fata ukambeshya wowe. Urambeshya iki? Hako ngiye ubundi urankanga uri mukuru wanjye, urankanga uri papa wanjye, unkangana nkande sha. Naguhemba wambe bawe. Okay, nimba wahemba imbe bawe ufite icyuri cyo. Iki ndakubaza umuntu wari he? Ngisi namuragiye. Urambwira ngo ni muri zo hanze mu nzu nta toilette mugiye. Nimba zasaga nabi. Zasaga nabi. Ugize koropasi ushinzwe cyanga. Wese ushinzwe kumakaza. Indese. Wowe. Ntago nyikangikerega. Buri ikibazo cyawe wagize. Nuko cyajya watangira ibyo kumenyera umwanga. Niyache. Ushaka gufatanya n'ibibazo. Ibyo bibazo kuri gufatanya nabyo nabikomeka aho ugahwana nabyo. Gufatanya n'ibibazo we. Inde. Zanyumva nayo ngushaka kubweshwa. Ujye umenya akazi ushinzwe gukuba inkono no kugira ibintu bitazanasuzugura. Naguhemba imyaka 70 n'ubuzima bwawe bwose n'umuryango wawe wose uryo udakora wambera. Ikibazo no kuba mu inkono umunsi mwe nzagusiga imbyiro. Nta kibazo. Sibyo? Nta kibazo. Utanzurira kamere rero. Ndakubaza bisha ari he? Kamaze nkubaza. Ubundi we na Bejo mupfike. Nanjye simbizi. None se manze nkubaze ko twabaye inshuti ukanyemera amafaranga ukamenya ko nzajya nkubwira map zose ibaza amatelefone yaga nguhamagara ngo Bejo akoze iki niki urangije nyumurane urituruna unyereka ko ndi fake ariko none ngubu nshaka kuza kubwira ikintu kimwe kigufitiye akamaro kuko ubu ufite amakuru yose y'ikintu cyose ubaye ushaka kwa cyakugira akamaro urumva ariko ukano kanya ntabwo abimbaza ko ntabwo ndi umunyamakuru muri ayo makuru ufite harimo amafaranga
amafaranga usaza n'ubuzima. Biju ari hano. Ahubwo nureba nabi bashaka kuzakoroga. Biju ari hano. Biju ari hano. Nyina ari hehe ko ari byo kubaza? Nimba ateme toilette mu cyumba. Kari kose washaka kumurwa mu bwongo wowe. Wamurwa mu bwongo kuva kari kose. Ariko reka mubwire ikintu ngaramvura. Iki se? Kuriya ujye uvuga gake ibyo bitumugira ku gisubizo vuba vuba. Urabanza ukaka. Twumvikane bamenya twumvikane. Uransuzuganya nyine umbonye nk'inkono y'itabi nyine umbonye imbeba nyine umbonye mibuko. Sawa n'undi niki? Yes, doctor. Sikia. Ndiwibagiriwe test de grossesse. Bebe no basi torero. Basi fata ibiryo ubone energy iminota 3 yonyine. Ubu urumva musabye ibintu birenze. Umurengo ugira ukora ikwera. Ese umurengo Nese aka kanya urabona ngiye ikintu nyine ari ibiryo. Ukeneye iki se? Ukeneye ibiryo, ukeneye kujya mu bonyweza happiness. Uwishime umushajya n'umwamukusha basushira. Sicyo ukeneye basi fata. Ntabwo nshonje. Cyambe wariye. Akose wanyumvise ntabwo nshonje none amatire ibintu se nashaka. Asya kusundi iminota 3 irakunaniye ku buryo wakigira ibyo bintu wowe. Iminota 3 ari kuguvuga niyihe? Iyo wirirwa unyina ku mubyimba umbwira ko ushaka ese ubundi ngera ko ninzi kuri mabuje wanjye ubundi wambuje kugenda. Nakubuza ariko umenye ko mfite n'umwana wawe nwite. Turabura gufatirana kugira ngo uko mfite yabaye wa papa gusa byogiye ko yabaye wa papa. Uwasosona namuha naguna namuha. Wakabombye kuba ubwo tubikora na kujya urumva ari deni undi mutaranyishyura. No se urumva atari deni rirenze aho kumva nkubwira irya ubone energy urumva kandi nukabasi asebe bwama ariko usiko wajya ngo urikebe niba umuragwakaniye wajyanye ibiryo byawe ko byanzwe ntari bona birye rwose ubundi se umbwiwe n'ikindi batarimo n'inuza nk'ibyo wanteze kambere ngo ni wandeze amavuta sinari mfuye ugize imana nkuzaniye inyama nkuzaniye ubundi urya twaziziringi n'uducire n'udufiriti oya urakoze cyane nyamunzaniye aka kanya ariko ngiye ubundi bwo ni inyama imeze ite gifateho nawe yigiho ndebe umva gumana ku gahera kawe yaba atari yaba aragahera ntago bugashegera Salma karibu asante karibu kabisa wazima ntuko wazima kabisa sasa wewe kazi safi namshukuru Mungu karibu kabisa asante karibu kwangu ni mara kwanza kufika ndo mara kwanza kuzuri kabisa umejitahidi ndugu yangu ndio kunaitwaje hivi come again plus yeah wow unaona that's amazing sasa yenyewe nakuitia mtoto wangu ule mtoto wa kike binti yako yule si unamwona kidogo hivi nakijua kizuri ni kizuri lakini mahima siku iko na shida kabisa ana mimba what iko na mimba kile kipindi chako kidogo kile sio kina umri gani sasa hivi 20 bado haijaenea miaka 20 kabisa sasa hivi ana mimba hakika kweli watoto wa siku hizi sasa ndio maana nikwambia eti nani kaleka kupima mimba ninacho kipimo cha mimba ninacho nimekuja nacho sasa tunataka mpime unaona kwamba sina uhakika kwamba iko nayo kabisa lakini tukipima tukiona iko nayo tutaitoa utamwambia iko na shida nini tuitoe nataka tuitoe subiri kidogo hebu naomba urepeat sasa naongea Kiswahili hivi unasemaje tutoe hivi unanichukuliaje mimi suko doctor sikiliza ndugu yangu mimi ni daktari si ndio mimi sio muuaji I'm not a murderer you have to understand that sasa nakwambia uue sisi tutaua nani hayo ni mauaji ndugu yangu mimi ni daktari professional sijui unanielewa yani nikisema daktari sijui unanielewa sasa nikuulize kidogo ibihumbi magana 5 uko tayari au uko tayari unapoongelea hela swala la hela sijui unachomaanisha hata sikuelewa utafanya kazi au utafanya yani mimi hela inamaanisha kwamba yani unanipa kiasi gani kwa mfano unajua 500,000
500. Najua hiyo hela naifahamu. Uamuzi. Yaani unajua au niite mwingine. Niko na madaktari wengi sana wanaweza kutumikia hizo hela. Sasa kwa nini wewe hutaki kukamata uamuzi? Kamata uamuzi bana. No. Basi usirush. Kwa nini una rush? Sio kurush. Time is money. Tunatakiwa tuliongelee hili swala yani kiutaratibu. Kwanza hela nayo. No, sweetheart. Mbona ubwo unajua n'ubushinzi n'ubushimboro ko ntabwo mbizi byari. No, hapana, mimi nilichokuwa nataka ni kwamba nikupime mimba. Ila sasa tatizo ni kwamba unaweza kupata tatizo huko mbeleni. Ujauzito wako hujakaa vizuri. Umva wishwigira anga nk'urugi rwashize amavuta agera burya nabwo nzi igiswahili. Ntacyo nzi. Urumva? Utagira gutyo nagize ibyago ngira papa winajyo none arakohereje ngo uze unkurire mita. Siko njya ntabwo muzi. Olivoyo. No, nta mpamvu yo wose ndabivanye. Ntabwo washatse kunyumva neza. Sohokera hano. Iriya ndani iyi ndubona inda mfite. Namuza agaciro mfitiye kurusha mwebwe na papa wanjye uruhare uremeza yabyimbye ngo ngiye nkuremida niyo yateka ibere gashya. Ntabwo nayivanamo. Sohoka hano. Umva mubwire sweetheart. Ni wumva ukeneye uwo muvugana, wumva ukeneye kumamagara. Umva mubwire nta repression mfite urumva inda nayo twaye mbishaka. Sohoka hano. Are you sure? Uri sure kiti? Ni wo mwanzo wafashe? Binakuhusu taka wewe. Okay. Jenda wewe. Sikia, ngewe ntabwo ndaboneka kabisa. Na narangije kwitegura kila kitu, niko tayari, imyenda nambaye kabisa, lakini niko na shida hapa nyumbani. Sijua mambo ya watoto. Kila kunkoroga bya hatari kabisa. Wewe na kibazo mwebwe murakora inama kisha murambwira raporo byagenze gute. Uretse gato. Doctor, namba yangu. Nje ndashaka amafaranga. Urashaka amafaranga ndabyemera urashaka amafaranga. Sa akazi wakarangije se. Namba yangu. Namaliza kazi unaomba hela ndiyo. Lakini unamaliza kazi? Umwana afite agasuzuguro. Tunasema ito ku docteur. Gute docteur ananini kwa kukombeka umwana mpaka mkundi. Uraho ngao gusata naomba hela. Kwani nisikilize hapa. Nisikilize nini? Yaani mwanao ni anajeuri. Yaani hadi kwenye kope. Amekaza mshipa wa shingo hadi hapepesi macho. Yaani namuongelesha, ndamvujisha umwana yansuzugua ananishusha ni ananipandisha ni sijui anataka kunitupa wapi. Mwanao hanielewi. Yaani najifanya mtu mzuri hapo nimejiregeza nimejifanya daktari sijui wa wapi. Aliko na nyumva. Sasa uko daktari unaambia ito ku daktari usoma kama usema Ufaransa kama ulisoma wapi? Sasa mtoto huyu wa umri wa miaka 20 na kushinga anakunani kubera ikisi? Au kuna danganya huko daktari? Tuko wote. Ndio. Turi Abanyarwanda twese. Sivyo? Usijishaue hapa kwa kufanya mkongo wewe Mnyarwanda. Najua na mimi Mnyarwanda hapa nanyi ndi Mnyarwanda. Tuvuge Kinyarwanda hano ujuni. Sikia mimi mbele ya Mungu, mimi Mkongomani mtupu kabisa kutoka Kinshasa Maroba.
Usiniambie hii mambo hii ya Kinyarwanda. Kwa nini niko na nationality mbili, ya Rwanda na ya Kongo? Nataka na nini na ya tatu ya nyingine ya Ufaransa. Kwa nini unaniambia niko Mnyarwanda? Ni Mnyarwanda sasa bila huri haina kazi yangu. Bila huri na kazi na kugia ngukore. Akazi kakunaniye. Nimba kakunaniye chaho. Kama wagakoze ndabwira ndakwishyuye. Hari kindi. Ushatse kuvuga kunyimya amafaranga yanjye? Nange ndakubajije akazi wagakoze. Amafaranga urayanyimye. Doctor, unukoroge mu mutwe ndafise bibazo kabisa ebere, ma probleme ebere. Sasa dushaka kunkoroga mu mutwe. Wakazi wagakoze ntako wakoze. Neno ni moja. Ego oya. Mwana wa yanzi. Okay. Toka. Kwa nifukuza? Ulikunyirukana ni wawe? Okay. Reka ndahamagara umudokteri mwingine Desire araza arabikora mbio swap chwa inatoka. Unadanganya watu tu wali daktari wa wapi? Nakwambia toka hapa. Kwanza mimi nimekuja kutibu mwanao, nimekuja kumtibu mdomo wake nje naje kugira ngo mvugane na wewe. Ubundi wowe uri kuvugana n'umwana wawe, uri kuvugana nanjye nkaza ndangiza akazi. Ubundi nje umuganga nukuza avugana n'umwana wawe, nje ndamwicariza hasi ngo mvugane naye. Ikindi gihe nunanshaka ubanza ubyumve neza. Ikindi gihe nunshaka uzajya uvugana n'umukobwa wawe cyangwa se ibyo ushaka byose gukora ubanza ubikora birangize. Njyewe nze nkora akazi kanjye no gutera inshinge, akazi kanjye no gukora ibyo nkora. Unamaliza kuropoka. Toka hapo sasa. Ninaongea na ulimi, achana na mimi. Unasema ito daktari wa wapi? Fake daktari. Achana, nimesomea. Chenyeji mwenyewe. Karari cyo bintu byose mbona nta kibazo ndayimura. Ayinzu mbaranya afite ayo kurya ndahaha nta kibazo mbafite. Nakumva nkubaza. Buriya ka United umaze kumasa kuko ari gutuma uvuga ibyo bintu. Kichuba muzima. United se. Muze tuje kumeza byatungana. Turaje. Hariya ngo umunsi nawe watetse. Nkumbone gutya. Njye ngo narabikubwiye ntari ibintu utabwira umugore. Prince! Kamata mizigo yako. Fate mizigo yako ugende hano. Uvie hano kabisa. Ngenda kwirukanye. Sinshaka kumva ibintu byawe. Ndakwirukanye ugende. No mwijuru turahurirayo urakwepa. Shaka basi. Toka. Isuku nagukorera neza. Genda. Umuntu arakuwa mishika kunanira. Warangiza mumbabari niko babarire kwa nini? Mukobwa wange aratakaje virginité kwa hejuru yawe. Kubera ikise. We pumbafu. Urakubona tu muntu nimu arabyimbye gutya mu kichwa yakuna kitu. Bimba no mu mutwe. Kinga. Ndakwiruka ngeno mu ijuru ndakwirukana nguhurirayo nawe. Hamukeneza ajya mu ijuru. Kwanza wowe hautakuwa mbinguni wewe. Kichuchu gusa. Mukobwa wange aratakaza virginité hejuru yako. Imbécile, kankereon. Mwaza uze kumunota noneho urebe ari ngewe na Keza ni ndumaze gukaranga cyane. Bamenya? Yengera ifoke mbe nirira ndumva ntategereza kabisa. Bamenya? Ko narushe. Mama shadashi. Wote guri ibintu igice. Ni igice rero. Uyu munyine watetse. Aguke. Wasanga rigari Bamenya wanawushize. Akuba muzima. Uba muzima wowe. Waje kwagiza ibintu byo mu rugo. Mba muzima so ntabwo mubonye ko yarakwiye ishashi y'umunyanga ari kumwe na Kechapp. Vipi? Wakoze ibiki? Pananze kuvana mimi. Ndakubaza wakoze ibiki? Kubera iki wanze kuyikuramo? Nge wazanye doctor hano ngakore. Kuki wanze kubikora wowe? Papa rega mba nabikoreye wowe. Ubinkora ngiye kubera iki se?
ngo uramfitiye impoezi kise nose wabuzi inda ntitari yandi sasa ibyo ngi mwaje umamfu ngiye cyo ntakushaka ntago nshaka iyo nda yawe ntago ngiye nayivana ibi byose mba nabikoze kubera wowe mba nabigukoreye ubinkorera ikise ubinkorera ikise ni ngiye uyifite se ntago ari uyifite ariko ni ngiye uyifite ni wowe uyifite uri umwana wange ndashaka ngo urayikuremo Dr. Raza uramukatira uramwangira kuko umwangira ntago ngiye navana minda ibyo byo bimenye ntago yavamo akugira ngo ivemo nanjye navamo ubuzima bwawe mare urashaka kunipinga ntago ari ugupinga papa ndakubashije kuko iwanze gukuramo inda kuko iwanze gukuramo inda ikise mbwira impamvu inda ni prince wa ine kandi ubanze nega amatwi neza manze ngubwire mbere yo kunkubita cyangwa kunyica uravuze prince ni waguteye inda ni wa ine prince mpagasi wa hapa we idiot uremera umpagasi wa hapa ragutera inda wowe gicucu winuka basi gutyo mbanze ngusobanurire numvikise uremera umupagasi wa hano aragutera inda urashaka umuboss arayigutera kujya prince agutera inda wewe papa inda ni ya prince kandi prince ni umwana wa Tom